ibintu ariko ntibifututse, arasenga ariko arasambana, arasenga ariko ntabwo asenga Imana yo mu ijuru, hari imiti akenyereraho, agasenga ariko ugasanga yavuye mu bapfumu, ugasanga imbaraga akoresha si iz'Imana. Izi ntumbi ziri mu murimo w'Imana, zibuza abagenzi gutambuka kuko usanga zirambaraye mu mihanda, ugasanga zirambaraye mu mihanda zikabuza abatambuka gutambuka. Kubera iki? Ziryamye mu mayira. Hari intumbi ziri mu bahanuzi ziryamye mu mayira, ziri mu bashumba, ziri mu bavuga butumwa, ziri mu baririmbyi, ziri mu ngeri nyinshi, mu bakirisitu zirimo. Rero rimwe na rimwe ukumva abantu barakubwira ngo mwidutera ubwoba, ngo mwidukanga, ngo aho ngaho ngo mujye muvuga ibintu byiza. Ariko mureke mbabwire inshuti z'umusaraba, biriho biravugwa uyu munsi muri iki kiganiro tukigitangira. Nge uko mbibona, reka duhere ku nkuru zirimo ziragenda zitambuka, benshi murabibona, benshi murabireba, ariko nyamara wajya kureba ugasanga hari abavuga ngo bitukisha umurimo w'Imana. Ahubwo ni igihe kigeze, twagiye tubabwira ngo ubu buhanuzi aya mezi muyasengere cyane. Hari ubuhanuzi natambukije ejo bundi mbabwira ngo musengere ukwezi kwa mezi ari imbere, ukwa 9, ukwa 10, ukwa 11, ukwa 12, aho Imana igiye gukora ikintu cyitwa isuku mu murimo wayo. Ahanura akorerwamo n'umwuka w'Imana, agahanura akoreshwamo n'izindi mbaraga, agahanura akoreshwa n'ibindi bintu by'iwabo utamenya ngo ni ibiki. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko nyirizina abitwa ko ari abavuga butumwa, abitwa ko ari abanyamasengesho, abitwa ko ari abahanuzi, iki ni cyo gihe cyo kugira arakubwira ngo ngewe narasambanye, ukumva biranamushimishije, ukumva arabihimba amazina, ukumva arakubwira ngo twarajugumiraga, mbega ukumva arashyiramo ibintu bisa naho nta cyabaye. Ariko Bibiliya iravuga ngo ni murire muboroge, mutake. Imana y'amahoro itugirire neza. Mutake, murizwe n'ibyaha byanyu, murizwe nuko imitima yanyu itaboneye, murizwe nuko imitima yanyu idatunganye, murizwe nuko Yesu ashimwe. Reka ngusuhuze nkwifurize amahoro y'Imana. Ugarutse kubana natwe habwa umugisha n'Imana. Nkubwire ngo igitondo cyiza niba uherereye ari mu gitondo, nkubwire ngo umugoroba mwiza niba uherereye ari nimugoroba. Ndi Profete Emma ugusuhuza, habwa umugisha n'Imana. Kuri wowe utameze neza, ibihe bitakoroheye, uri mu minsi mibi, ubona bikugoye, reka nkubwire ngo humura, Uwiteka ari ku ngoma kandi nta cyabasha kwitambika umugambi w'Imana. Hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, icyo kizasohora, abantu babishaka batabishaka, kizasohora ku buzima bwawe. Imana itugirire neza. Reka nsuhuze abantu badukurikiye bari hano mu Rwanda, mu ntara enye zose zigize igihugu cy'u Rwanda, twongeyeho n'umujyi wa Kigali. Reka nsuhuze n'intara ya 6 y'abadiaspora bari hanze y'u Rwanda, mwese ndabasuhuje. Ko ndavuga bari mu Burundi, abari muri Zambia, abari Mozambique, abari Uganda, ndababwiye ngo ni muhabwe umugisha n'Imana. Hari abadukurikirana bari mu Buraya, abari muri Belgique, abari mu Bufaransa, Ubwongereza, hari abadukurikira bari muri Canada, hari abadukurikira bari muri Australia, abari muri Amerika, ndabasuhuje. Muhabwe umugisha n'Imana mu ngune enye zose z'isi. Reka mbabwire ngo ni muhabwe umugisha n'Imana. Uyu munsi rero tugiye kuganira, tuje mu kiganiro gishyashya. Ni ikiganiro mudasanzwe mukurikirana hano, musanzwe mukurikirana isaha y'ubuhanuzi, isaha y'ibitangaza, mugakurikirana isaha yo kubohoka, ariko hagiye kwiyongeraho ikindi kiganiro cyitwa uko nge mbibona. Ibi ngibi ngiye kuvuga ni uko mbibona nkanjye, mu mboni y'umushumba, mu mboni y'umuhanuzi, uko mbibona. Imana y'amahoro itugirire neza. Kwa ngo iyo mvuze ngo uko mbibona, ni ibitekerezo byanjye bidakuraho ibyawe. Ni ibitekerezo byanjye nkurikije uko mbibona, nkurikije uko ugenda ubibona hirya no hino. Ibi ntibikuraho ibitekerezo byawe, ntibikuraho uko ubyumva, kuko ibiba bigenda biba muri sosiyete, cyane cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga, bavuga ngo ni ku mihanda, biba birimo bivugwa, biba birimo bitambuka, nibyo tugiye kuganiraho. Ariko se ni kenshi tujya tuzana ubuhanuzi hano, rimwe na rimwe ukumva abantu barakubwira ngo mwidutera ubwoba, ngo mwidukanga,
ngo aho ngaho ngo mujye muvuga ibintu byiza. Ariko mureke mbabwire inshuti z'umusaraba, ibiriho biravugwa uyu munsi muri iki kiganiro tukigitangira. njye uko mbibona, reka duhere ku nkuru zirimo ziragenda zitambuka. Benshi murabibona, benshi murabireba, ariko nyamara wajya kureba ugasanga hari abavuga ngo bitukisha umurimo w'Imana. Ahubwo ni igihe kigeze. Twagiye tubabwira ngo ubu buhanuzi aya mezi muyasengere cyane. Hari ubuhanuzi natambukije ejo bundi mbabwira ngo musengere ukwezi kwa mezi ari imbere, ukwa 9, ukwa 10, ukwa 11, ukwa 12, aho Imana igiye gukora ikintu cyitwa isuku mu murimo wayo. Aho Imana igiye gukora isuku mu murimo wayo, kandi n'ubundi Imana irimo iragenda ikora isuku. Rero buriya uzabona hari abo ubona batangiye kugenda basubiranamo, ukabona umwe araza akavuga ngo yanteye inda, undi akaza akavuga ngo yansambanyirije mu cyumba cy'amasengesho, undi akaza akagaruka akavuga ati njyewe ntabwo nabikoze, ntabwo nabikoze mufashe ku ngufu, nabikoze twumvikanye. Imana itugirire neza. Akenshi ushize narababwiye ngo hari abantu bakora ibintu bazi ko bari gusebya Imana. Imana ntiseba. Imana ntiseba, ni Imana ikiranuka muri byose. Ibintu byose urabikora ariko ntibisebya Imana. Wowe uzi kuri gusebya Imana, wowe uzi kuri gutukisha Imana. Imana yiragumye ikitwa Imana. Kandi ntimurebe yuko aba bantu bari gukora ibingibi muvuge ngo umurimo w'Imana ngo warangiritse. Ngo umurimo w'Imana ngo ntawo, ngo nta bakozi b'Imana bakiba mu Rwanda. Barahari. Hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Imana ifite abakozi, my friend. Ibyo ubona barimo barapfa, izo ni intumbi, n'ubundi zimaze igihe zarapfuye. Imana y'amahoro itugirire neza. Ziba ari intumbi, ziba zimaze igihe zarapfuye, icyo ziba zakoze ni ukunuka. Imana y'amahoro itugirire neza. Bibiliya ibivuga neza ibyahishuwe, ariko ngo ugaragaza ishusho y'uko uriho, ariko nyamara imbere uri intumbi. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero izi ntumbi ziri mu murimo w'Imana, zibuza abagenzi gutambuka, kuko usanga zirambaraye mu mihanda. Ugasanga zirambaraye mu mihanda zikabuza abatambuka gutambuka. Kubera iki? Ziryamye mu mayira. Hari intumbi ziri mu bahanuzi ziryamye mu mayira, ziri mu bashumba, ziri mu bavugabutumwa, ziri mu baririmbyi, ziri mu ngeri nyinshi, mu bakirisitu zirimo. Rero urimo uragenda ubona, ukitegereza ukabona abantu barimo baragenda batwikururwa. Imana y'amahoro itugirire neza. Izina ry'Uwiteka nirishimwe, izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Wenda ibi ngibi iyo tubivuga rimwe na rimwe muri iki kiganiro tuzajya tugenda dukotinga iby'abantu abenshi baba bagiye bavuga, ugasanga rimwe na rimwe ukibaza ukavuga ngo ibi bintu bimeze gute. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukibaza ukavuga uti ibi bintu bimeze gute. Hari ikiganiro cyatambutse kuri Zaburi nshya, kozi Imana avuze ngo uwitwa Grace n'uwitwa Roger batambukije iki kiganiro bavuga ngo bahanuraga ari uko bakoresheje imbaraga mbi, bakoresheje imbaraga z'abapfumu, ngo hari ibuye bari barahawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Ibi ngibi nakomeje kubona abantu benshi babivuga, bakavuga bati rimwe na rimwe leta ireba kure kuba yarafunze insengero, ni abakozi b'Imana. Buriya reka mbabwire, nibyo gufunga insengero hari igihe bazifunga, ariko nyirizina ntabwo gufunga insengero rimwe na rimwe ujya kureba ugasanga leta y'ibiri mu kazi kayo n'Imana nayo ikaba iri mu kazi kayo. Imana y'amahoro itugirire neza. Leta y'inshingano zayo nizo kureberera abaturage bayo, bakareba imibereho yabo, ikareba uburyo babayeho, naho basengera ko hafite uko hakwiriye kubaho. Ariko leta buriya ntabwo ariyo igena uko abantu basenga. Imana y'amahoro itugirire neza. Uko abantu basenga nibo babihitamo, bakagira uko bagenda. Kandi ibi bisambi iyo ugiye kureba n'aba bitwa ko ari ingirwa abahanuzi, ari ingirwa abavugabutumwa, ari ingirwa abanyamasengesho, akenshi ntuzababona mu rusengero. Akenshi ubabona mu byumba by'amasengesho, akenshi ukababona mu butayu, akenshi ukababona kuri YouTube.
Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko nyirizina itorero ry'Imana ryo riracyahagaze, kuko Imana ifite abantu. Buriya mu ngeri z'abantu uzumva bakubwira bati umuntu ni umuhanuzi, ashobora guhanura akorerwamo n'umwuka w'Imana, agahanura akoreshwamo n'izindi mbaraga, agahanura akoreshwa n'ibindi bintu by'iwabo utamenya ngo ni ibiki. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko nyirizina abitwa ko ari abavugabutumwa, abitwa ko ari abanyamasengesho, abitwa ko ari abahanuzi, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo Imana yo irimo irasukura. Leta yo yafunze inyubako, ariko uyu munsi wa none Imana yo irimo irarobanura, irakura intama mu ihene, irimo irafata intama ikazishyira iburyo, igafata ihene ikazishyira ibumoso. Uyu munsi rero mwifata izi hene ziri kugaragara uyu munsi, Imana irimo iragenda ishyira ku karubanda. Yes, ni kuri Imana irangiza abantu. Imana ni kuri irangiza abantu. Imana yo irakureka wowe ubwawe ukirangiza. Imana y'amahoro itugirire neza. Umuntu akaza akakubwira ati burya nakoreshwaga n'imbaraga mbi, imbaraga z'umwijima. Hano bakaza bakakubwira bati burya twarapfumuguzaga, twararaguzaga. Kubera iki? Imana irimo irakora isuku mu murimo wayo. Imana irimo irakora isuku mu murimo wayo. Nubona umuntu asambanye, agasambana, noneho wajya kubona ukabona aza akanigamba akavuga ngo nibyo koko narabikoze. Imana y'amahoro itugirire neza. Nibyo koko narabikoze. Nibyo koko narabikoze. Ukumva arabyigamba, ukumva abona biramunejeje, ukabona nta n'ubwo ababajwe n'icyo kintu yakoze ko kigayitse. Buriya nta muntu utakora icyaha, ariko abantu bo muri iyi minsi basigaye banezezwa n'uko bakoze ibyaha. Ukumva arabyigamba, ukumva arakubwira ngo njyewe narasambanye, ukumva biranamushimishije, ukumva arabihimba amazina, ukumva arakubwira ngo twarajugumiraga. Mbega ukumva arashyiramo ibintu bisa naho nta cyabaye. Ariko Bibiliya iravuga ngo ni murire muboroge, mutake. Imana y'amahoro itugirire neza. Mutake, murizwe n'ibyaha byanyu, murizwe nuko imitima yanyu itaboneye, murizwe nuko imitima yanyu idatunganye, murizwe nuko uyu munsi ugasanga umuntu aridefanda mu mafuti. Imana itugirire neza. Uyu munsi niba bikubayeho byemere, urambara rusaba imbabazi, uvuga uti Imana imbabarire. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko uyu munsi we mukobwa kuza kuvuga ngo bansambanyirije mu cyumba cy'amasengesho, n'uwawe musore kuza ukavuga uti twarabikoze twumvikanye, ibyo nta gisubizo bitanga. Ahubwo ibifite igisubizo bitanga ni ukuvuga ngo Imana y'amahoro itubabarire. Namwe twagushije, namwe twasitaje, ni mutubabarire. Ariko njyewe nkanjye mu mboni y'umushumba nk'uko mbibona, ibi ngibi bikwiriye, biba bigomba kubaho. Bibiliya iravuga ngo nawe uhagaze wirinde utagwa. Imana y'amahoro itugirire neza. Mu mboni yanjye rero nk'umushumba ababwiye ngo ibi ngibi ni ibitekerezo byanjye bidakuraho ibyawe. Uko mbibona ni igihe kiba kigeze kugira ngo Imana itwikurure abantu, ibashyire ku karubanda, ibi bakoze bigaragara. Zaburi ya 50 ku murongo wa 16 haravuga ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki gushyira amagambo yanjye mu kanwa kawe? Uko ubonye umujura wishimira kubana nawe, uko ubonye indaya wishimira kubana nayo, uko ubonye umunyamagambo wishimira kubana nawe. Ariko ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpangwe nawe, ariko byose nzabishyira ku mugaragaro uko bikurikirana. Rero hari urasambana ukagenda ukajya mu bapfumu, iyo miti ukayikoreraho, ugahanura ukenyeye imiti, ukavuga ubutumwa ukenyeye imiti, ukagenda ibintu byose ukabikora ukenyeye imiti. Ariko igihe kiza kugera ukajya ku karubanda, sibyo? Rero ndagira ngo mbabwire iki kintu, ari abangaba bari muri ibi ngibi babigaragaramo, ari uwo Roger, ari uwo Grace nabo yateye inda, na Grace na Ephraim we nakamara amazi. Imana y'amahoro itugirire neza. Ujya kure ugasanga umuntu avuga ngo ni umuvugabutumwa, avuga ngo yakoze afite, ntekereza ko yaciye agahigo, niwe wenyine ibi wabikoze. Ashobora kwicara agasezerana mu mategeko, afite n'ahandi yasezeranye, sibyo? Kuvuga ngo ibinyoma by'abantu, mwinezezwa nuko abisi babavugaho, mwinezezwa nuko abisi bicara ngo babahindure igitaramo, ahubwo ni munezezwe nuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Reka mbabwire uko mbibona. Uko mbibona nuko Yesu akicaye ku ntebe y'imbabazi.
mwahinduka, mwahindukira, mwaba ibyaremwe bishya, mukongera mukicara mukavuga muti ese ntidukwiriye kuba abana b'Imana nyakuri, ese ntidukwiriye kujya ku rufatiro, ese ntidukwiriye gusenga uko bikwiriye. Uyu munsi wenda nuko ari bo turimo turabona, ariko hari abandi uyu munsi Imana rero ikirimo irakora, irimo iragaragaza abantu. Kubera iki? Ubwoko bw'Imana burimbutse buzize kutamenya. Kubera iki? Abantu barashaka ibitangaza, abantu barashaka gukomera, abantu barashaka gukira vuba. Kandi uyu munsi wa none nibyo koko, abantu barashaka imbaraga, kubera yuko umuntu ntagishaka ngo umubwire ngo Imana iratabara, umubwire ngo ihana, Imana izakugirira neza, ahubwo arashaka ibifatika urebemo, umubwire n'icyo yambariyeho, umubwire nimero yiwe ya telefone, umubwire amazina yiwe, kugira ngo we yemere ko uri umukozi w'Imana. Ariko ikigaragaza ko ndi umukozi w'Imana nuko nera imbuto zikwiriye abihana. Ko Yesu baramubajije ngo muri iyo minsi abo bantu tuzabamenyera kuki? Muzabamenyera ku mbuto bera. Imana y'amahoro itugirire neza. Muzabamenyera ku mbuto bera. Imana itugirire neza. Muzabamenyera ku mbuto bera. Rero abantu bitwa ko ari abakozi b'Imana, igihe kirageze ngo wisuzume, wirebeho, urebe uvuga uti ese koko ndimo ndajya hehe? Imana y'amahoro itugirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma Ibyahishuwe ibice 3. Turasoma duhereye ku murongo wawo wa 2. Reka mbabwire inshuti z'umusaraba, nimushakashaka iby'Umwami ashima. Iki ni igihe Imana irimo iragenda itwikurura, iri gukora isuku mu nzu yayo. Iyi ni isuku. Biraza no kugera mu babishopu, biraza kugera mu bapotere, biraza kugera mu bo mwita ko bakomeye. Umva nkubwire, we unyumva, gerageza usubire ku rufatiro, gerageza niba wanabikoraga uvuge ngo Mana mbabarira, kuko igihe kiraje kirasohoye. Imana iragushyira ku karubanda, irakwanika pe, urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpangwe nawe, ariko nzabishyira ku mugaragaro byose uko bikurikirana. Rero umva mbabwire, wowe uwirata niyirate ko Yesu yamenye izina ryiwe, sibyo? Yesu yamenye izina ryiwe. Niba Yesu yaramenye izina ryawe, Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro itugirire neza. Izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Uko byagenda uko ariko kose, Uwiteka ni muzima, Uwiteka arashoboye, nta kintu na kimwe kimunanira. Uko yari ari kera n'uyu munsi niko akiri. Kadusome ijambo ry'Imana. Haravuze ngo jya uba maso, ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Imana itugirire neza. Nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise, ubyitondere kandi wihane. Ariko rero nutaba maso, nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenye igihe nzagutungurira. Imana y'amahoro itugirire neza. Nawe nutaba maso, Uwiteka azaza nk'umujura, nawe ntuzamenye igihe uzatungurirwa. Nutaba maso, Imana iragusaba kuba maso. Imana iragusaba gukora imirimo ikwiriye. Imana y'amahoro itugirire neza. Iragusaba gukora ibitunganye rwose. Iragusaba ngo ube maso, komeza ibisigaye bigiye gupfa. Imana itugirire neza. Ube maso, wisuzume, wirebe, ubyuka mu gitondo uvuge ngo ariko se Mana ndaboneye. Burya akenshi iyo abantu baguye tunezezwa no kuza tukazivugaho ngo wabonye ibyabaye kuri Ntuza, ngo wabonye ngo ukuntu byamugendekeye, ngo wabonye ngo uko byagenze, sibyo? Ngo wabonye ukuntu byamukomeranye. Yes, kubiganiraho biratworohera, kubivugaho biratworohera, kuvuga ku bandi biratworohera. Ariko nyamara nawe jye wisuzuma uvuge ngo ese koko nge ndatunganye. Burya akenshi uzajya no kubona umuntu avuga ngo mwene se ni igisambo, ariko nyamara we yafashwe yibye inkoko, ariko wowe urabizi ko wiba inka. Imana itugirire neza. Ugasanga hari uwafashwe wibye inkoko, ariko wowe urabizi ko wiba inka. Imana itugirire neza. Iyo mpamvu Yesu yavuze ngo nujya gutokora igitokorwa kiri mu jisho rya mwene so, banza ukure uwo mugogo uri mu maso hawe, uri mu jisho ryawe ukuremo. Kuki Abanyarwanda, kuki abantu babaye indyarya?
kuki abantu bigize indyarya, kuki abantu bigize incakura? Kuko akenshi ibyago by'abandi bikunda gutwikira amakosa y'abandi. Iyo ugize amahirwe hakagira ugwa mu ikosa, bigufasha gutwikira amakosa yawe, bikagufasha gutwikira rwose, bikagufasha neza korosa. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko ukunda Imana niwe umenywa nayo, sibyo? Ukunda Imana niwe umenywa nayo. Nimushakashake iby'umwami ashima, mushakashake mu maso y'Imana, mukore ibikwiriye. Imana itugirire neza. Ijambo ryo riravuze ngo nuko wibuke ibyo wakiriye n'ibyo wumvise ubyitondere kandi wihane. Ariko rero nutaba amaso nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenye igihe nzagutungurira. Umva, ibi ngibi nimubibona reka kwirirwa ngo ariko abakozi b'Imana bo mu Rwanda mbere na mbere banza ibi ngibi ibigera ku mukozi w'Imana nawe byakugeraho. Ibigera ku murayiki byagera ku muyuda, byahagera. Ibiba ku batambyi byagera no ku barayiki. Imana y'amahoro itugirire neza. Nuko icyakora ufite amazina make y'Abisarudi batanduje imyenda yabo, nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye. Imana itugirire neza. Nubwo bimeze gutya ariko Imana iracyafite abantu. Imana iracyafite abakozi, Imana iracyafite abo kuyikorera, Imana iracyafite abo kuyitambira, Imana iracyafite abo kuyihimbaza, Imana iracyafite abo kuvuga imbaraga zayo, Imana iracyafite abo kuvuga imirimo yayo. Rero ndagira ngo nkubwire iki kintu, shaka iby'umwami ashima, shaka mu maso y'Imana, ugerageze ukore imirimo myiza, ya mirimo imwe ikwiriye. Rero mureke mbabwire uko mbibona nuko buri muntu wese yagakwiriye gusubira ku rufatiro, tukareba ni iki cyazanye Yesu. Yazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi bwinshi. Ese ni iki gituma Satani arimo arakora ibi ngibi mu bitwa ko ari abana b'Imana? Satani nta kindi ashaka. Satani yazanywe no kwica no kwiba no kurimbura. Satani yazanywe no kwica no kwiba no kurimbura. Satani yazanywe no kurimbura. Satani yazanywe no kwica. Satani ni umugome. Satani ni umunyazi. Satani arica. Imana y'amahoro itugirire neza. Satani ni umunyazi, Satani ni umugome, Satani arica. Imana itugirire neza. Kandi abantu barimo barapfa mu bintu by'amaherere. Imana itugirire neza. Ubu se uzavuga ngo njye nguriya mukozi w'Imana ngo naramwizereragamo ngo none ngo yaguye ngo ntabwo nzongera gusenga. Impamvu nuko wizeye umuntu. Ariko niba warizeye Imana, uzamenya ko uwo mukozi w'Imana musengana ari umuntu isaha iyo ari yo yose. Uyu munsi arahagaze ariko ejo yagwa. Uyu munsi abirimo ariko ejo yabivamo. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero none se nabivamo ntabwo uzakomeza. Buriya mu gisirikare iyo umusirikare umwe apfuye ntibibuza abandi gukomeza. Imana itugirire neza. Iyo akomeretse bamushyira ku rutugu bakamugendana kugira ngo ataza gufatwa na haduyi. Imana itugirire neza. Rero ikintu kigenda kitwica muri ubu buzima nuko mwene so agwa ukamureka, agume mu maboko y'umwanzi, agumye akomezwe n'imbaraga z'umwijima zimugumane. Imana itugirire neza. Ariko ndagira ngo nkubwire, shaka mu maso y'Imana, shaka gukora imirimo myiza, shaka gukora iby'Imana ishima. Imana itugirire neza. Shaka gukora iby'Imana ishima, shaka gukora ibyo Data wa twese agambiriye gukora ku buzima bwawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ndagira ngo nkubwire iki kintu, nukorera Imana kandi ukayikorera neza ntizakureka. Imana itugirire neza. 5 havuze ngo unesha niwe uzambikwa imyenda yera. Tukeneye gusengesha umwuka iteka. Ibi bihe murimo murabona bamwe banezezwa nuko insengero zifunzwe ngo nibazifunge. Uyu munsi kuba urusengero rufunze ntibizabuza abera b'Imana gusenga. Narababwiye ngo ntabwo insengero ari biriya bizu mubona by'amatafari n'ibyondo. Urusengero rw'umuntu ruba mu mutima wiwe. Sibyo? Ntabwo bizabuza abera b'Imana gusenga. Ntabwo bizabuza abantu b'Imana gusenga. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero uyu munsi wa none barimo bagenda bayemba nibo barimo barateza umuraba, nibo barimo baragenda bateza akaga. Imana itugirire neza. Abo ngabo bigize indaya mu murimo w'Imana, abo bigize ibicamuke mu murimo w'Imana, abo bigize ibisambo mu murimo w'Imana. Ndagira ngo mbivuge none ahangaha wowe ubyumva, yego biragukorogoshora mu mutima wawe ndetse bishobora no kugutera
uburakari ndetse ukiyumva nabi, kubera yuko akenshi iyo umuntu afite ibyaha aba ari nk'inkovu, aba azumva nk'inkovu, kandi inkovu z'ubushye ugasanga ni nk'inkovu z'ubushye arimo agendana nazo akumva arimo arakomereka. Ariko ndagira ngo babwire ngo ntabwo uyu munsi kuba warabaye mu murimo w'Imana ariko ukaba urimo uri intumbi, Imana itugirire neza, ukawuba muri intumbi, Imana y'amahoro itugirire neza, abantu bakabamo ugasanga si bazima, ugasanga mu buzima bwabo, Imana y'amahoro itugirire neza, ugasanga mu buzima bwabo barakora ibintu ariko ntibifututse, arasenga ariko arasambana, arasenga ariko ntabwo asenga Imana yo mu ijuru, hari imiti akenyereraho, agasenga ariko ugasanga yavuye mu bapfumu, ugasanga imbaraga akoresha si iz'Imana, ndetse ugasanga hari n'abakoresha abantu mu bwo kubaroga. Imana itugirire neza, ugasanga abantu bararoga abandi, ugasanga umuntu arasenga ariko ni umurozi. Imana itugirire neza, ugasanga umuntu arakora umurimo w'Imana. Hari umuntu umwe nigeze gusengera, maje kumusengera ndamubwira ntese ko ndeba hari umuntu wagusengeye ariko arangiza akaguha imiti ukayikenyereraho, ati byagenze gute? Imana y'amahoro itugirire neza. Ati nyine ati n'umukozi w'Imana twasenganaga, ati aza kugira gutya ngo ningende mfate igi, ati maje kumbwira ngo mfate igi, arambwira ngo nindimene, maje kurimena afata ku muhondo waryo, afata n'utundi twatsi atuvugiraho amagambo, arambwira ngo ningende ukenyereraho ntugendane. Sibyo? Kuva icyo gihe yamuha ibyo bintu, yararaga akarara ashikagurika, akarara mu nzozi mbi, akarara mu bintu biteye ubwoba. Reka nkubwire, hanze aha ngaha kubera yuko abantu bafite inyota y'ibitangaza, kubera yuko abantu bafite inyota yo gukira vuba, kubera ko abantu bafite inyota yo kugera kure hashoboka, barashaka gukira vuba, barashaka kubona amafaranga vuba, barashaka kuba abanyembaraga, barashaka kuba abatsinzi, abantu barashaka gukomera. Ariko ndagira ngo nkubwire, nta muntu wagukomeza uretse Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, uretse Imana yaremye ijuru n'isi, niyo yonyine yagukomeza. Reka nkubwire, wagenda ugasambana uyu munsi, ukarya ukavuga ngo ndariye, ndetse ukanambara ukabona kuguwe neza, ariko ibyo ni iby'igihe gitoya neza. Ibyo birashira, biragenda bikarangira. Birashoboka wagambanira abandi ariko ibyo birashira. Wagenda ukica umuntu ugatwara ibyo yari afite ariko ibyo birashira. Wagenda ukagambanira urugo rwa mwene so rugasenyuka, ukamutwarira umugore cyangwa ukamutwarira umugabo, ariko ibyo birashira. Umva nkubwire, birashira. Dore ikintu kidashira ni ugutunga Yesu, ukamutunga mu mutima wawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko reka kugaragaza ishusho y'uko uriho ariko nyamara uri intumbi, warapfuye kera. Hari abantu b'intumbi, hari abantu b'imirambo bagenda ariko ari intumbi. Rero uyu munsi ntimutangazwe n'ibyo muri kubona. Abantu bapfuye kera ahubwo batangiye kunuka. Abo barapfuye, ibi ngibi reka mbibabwire, uko niko kuri, uko nguko kumenye. Abo barapfuye kera. Ntabwo uyu munsi kuba umuntu avuze ngo yafashwe asambana, cyangwa batangiye kuvuga ngo yanteye inda mfashe ku ngufu, ntabwo uyu munsi aba aribwo yize kubikora. Aba amaze igihe abikora, aba amaze iminsi abikora. Ahubwo uyu munsi nuko aba aribwo igihe kiba kigeze Imana ikavuga ngo urabikora nka kwihorera, hagira ngo mpangwe nawe, ariko nzabishyira ku mugaragaro uko bikurikirana. Rero ibi ni mubimenye, niyo mabanga yabo, kuko hari na benshi, buriya kenshi hari na benshi basambanya abantu, hari na benshi basambanya abantu basengera. Abo basengera bakibagera imbere ugasanga hari imiti bo bakoresha ituma ubasha. Muri iki kiganiro nzababwira amabanga menshi aba bantu bakoresha, ibintu bagenda bitwaje n'ukuntu babigenza. Hari n'igihe ugera imbere yabo ugasanga utaye ubwenge bukagenda, bagatangira kugukoresha ibyo bashaka, bagatangira kugutegeka amafaranga rimwe na rimwe ukanayakuramo utabigambiriye ukayatanga. Kubera iki? Bakoresha izo mbaraga, bakoresha iyo myuka, babana nayo. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero birakwiriye, niba ugiye gusengana n'umuntu w'Imana, gerageza ushishoze, ubaze Imana uti, Imana, ese ndasengana n'uyu muntu mu buhe buryo? Ese uyu muntu nzamumenya gute? Uburyo uzamumenyera ku mbuto yera. Abantu muzabamenyera ku mbuto yera, abantu muzabamenyera ku mirimo bakora, abantu muzabamenyera uko bagenda. Imana y'amahoro itugirire neza. Uko abantu bagenda niko muzabamenya. Umuntu nakwerera imbuto uzamenya ngo uyu ni umuntu wera w'Imana. Nakwerera imbuto
nakugendera neza. Ni kubera ko gukizwa neza buriya hari n'igihe umuntu avuga ngo ntasambana, ntiyiba, ntaroga, ariko ugasanga ugira amagambo, usanga urasebanya, ugira urwango muri wowe, nabwo ntabwo uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ijuru riratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Rero uyu munsi nimugende nk'abana b'Imana kandi mugende nk'abanyabwenge, mugende nk'abantu bazaragwa ubugingo, mugende nk'abantu bazaragwa ijuru. Imana itugirire neza. Rero uyu munsi niyo mpamvu duhanura ibintu tukababwira ngo nyamara musenge. Mugiye kubona abantu b'abakabarore, mugiye kubona abantu batwikururwa. Ejo bundi nababwira nta mezi mugiye kubona ukwa 9, ukwa 10, ukwa 11, ukwa 12, mugiye kubona bitwa ko ari abakozi b'Imana batwikururwa bajya ku karubanda, bwambure bujye hanze. Imana itugirire neza. Buriya kenshi mutangiye kubona ko ubwambure bw'abantu butangiye kujya hanze kuko umuyaga uhushye. Imana itugirire neza. Aka gaciyemo abantu bakitwaza ngo insengero zirafunze ngo bigize gute, ariko aka gaciyemo ni ubwambure bw'abantu, niko bari bameze, abo nibo banyawe. Uyu munsi uwafashwe asambana ntabwo ari ibyamugwiririye cyangwa uwo niwe wanyawe, niko asanzwe, niko yamwe, niko akoze. Imana itugirire neza. Rero ugasanga umuntu arabivuga ari fiyeri yabyo, ariko nakugira inama uko mbibona, ndimo nsoza, uko mbibona nuko wasubira ku rufatiro, uko mbibona nuko wagaruka, uko mbibona nuko wagarukira Imana, uko mbibona nuko wakwihana ugakizwa ugahura na Yesu. Imana y'amahoro itugirire neza. Buriya hari abantu bavuga Yesu ariko batarahura nawe. Ugasanga umuntu aravuga Yesu ku munwa ariko ntarahura nawe, uretse kumwiyitirira gusa. Uravuga Yesu ariko uramwiyitirira, nturahura nawe. Uravuga Yesu ariko uramwiyitirira, nta kintu arakora ku buzima bwawe. Nukorera Yesu yaragukozemo, byanze bikunze uzagenda uko bikwiriye. Ariko hari abantu bakorera Yesu ariko Yesu atarabakoramo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ugasanga abantu barakorera Yesu ariko Yesu atabazi. Imana itugirire neza. Ese wowe Yesu arakuzi? Ese wowe amazina yawe yanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Mushakashaka iby'umwami ashima. Reka nkubwire, ubukene ntibuzagutandukanye n'Imana, ibibazo ntibizagutandukanye n'Imana, amafaranga ntazagutandukanye n'Imana. Amafaranga ni ibintu biza bikaza bikakuyoboka. Igihe cyageze cyo gutunga amafaranga urayatunga pe. Igihe cyageze cyo gutunga amafaranga urayatunga. Igihe cyageze cyo kubona umugisha urawubona. Igihe cyageze cyo gukomera urakomera. Igihe cyageze cyo kugera ku rugera kure. Igihe cyageze cyo kwamamara uramamara. N'igihe cyageze cyo guseba uraseba. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko nyirizina amafaranga ntazagutandukanye n'Imana. Amafaranga ntazagutandukanye n'abantu. Amafaranga ntazakubuze kubana n'abantu bose amahoro. Amafaranga ntazatume wiyanduza ngo atume wica, atume ujya kuroga, atume ujya gucisha ibirozi ubyitirira Imana. Ariko nyamara hari ibintu bibiri wakora, mesa kamwe. Ibi bintu by'Imana ntibivangavangwa. Niba ushaka gukorera shitani, genda umukorere. Ugende ukorere Bayali iyo ngiyo, usambane, wibe, uroge, ubikore vuba. Ariko igihe kiraje kandi kirasohoye ngo abasenga Data mu kuri no mu mwuka aba ari bo bamusenga. Rero Imana y'amahoro bampera umugisha. Imana ibagirire neza. Uko mbibona nuko twese, buri muntu wese aka kayunguruzo kazamunyuraho, kandi buri muntu wese azashungurwa, buri muntu wese azapimwa, azashyirwa ku munzani. Iki ni igihe cyo kugira ngo abantu bashyirwe ku minzani. Rero senga Imana uvuga uti ngiye nindamuka nkizwe ku munzane nzaba meze gute. Rero reka kuvuga ngo bariya barasaze. Ni igihe cyabo cyabagereyeho. Nawe senga kugira ngo icyawe ni cyiza, umunzani uzareshye, uzabaransinge, ntihazazemo icyuho. Imana ibaha umugisha. Imana ibagirire neza. Icyo cyari ikiganiro uko mbibona. Muzajya mukibona buri munsi bitewe n'ibihari. Tugenda twiganirira ku bana kwabo kwiza, barahugurana, tugenda tuganira. Izi ntabwo ari impamvu ababwiye ngo nuko mbibona nkanjye. Ko mbibona nkanjye nyirizina, nawe ufite uko ubibona, n'undi afite uko abibona, nawe ufite uko wabyandika muri komenti, ni uburenganzira bwawe. Ariko uko mbibona nuko icyo ari igihe Imana irimo irakora isuku mu murimo wayo. Nimuyireke rero ikora isuku, n'abandi muraje mubabone. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Uwiteka bishimire, Uwiteka bagirire neza. Ntugende udakoze subscribe, ntugende udatanze komenti, maze nubikunda dufatanye
kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Sharing iyi video. Imana iguhe umugisha. Shalom shalom.